abateze amatwi Rugiga na Kiyonga official, mugire amahoro, mugire impagarike n'ubugingo. Mbifurije amahoro nk'uko nanjye nyifuza. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho umugani ugira uti umusaza n'inzovu. Kera habayeho umusaza wari utuye ku rugezi rwa Nyirantwari ku ishyamba rinini. Umusaza akitwa Kanyenzuki, koko rero akaba umuvumvu. Abatazi umuvumvu icyo ari cyo, abagenizi, umuvumvu ni umworozi w'inzuki. Uwo musaza akaba yarazwiho kugira ubwenge, ubwitonzi no kuba inyangamugayo muri byose. Akaba yari umuhinzi kandi akamenya korora. Umunsi umwe yagiye gushaka ubwatsi bw'amatungo, nuko haza inzovu nini cyane, maze iza kumwonera umurima munini yari afite uw'uburo. Abaturanyi be babibonye barataka cyane, bamuhamagara bati, yewe Kanyenzuki, ntacyo uramuye, dore ya nzovu nyamunini ije kukonera uburo. Barongera bati, gira n'ingoga uze tuyitere amacumu n'amabuye tuyice. Nuko Kanyenzuki ati, nimuyihorere, ntimuyice, kuko yabitewe no gusonza, kuko ba rushimusi na ba rutwitsi batwitse ishyamba yabagamo. Arongera ati, kandi gukoresha imbaraga ugahohotera inyamaswa si byiza, kandi gukoresha imbaraga ugahohotera inyamaswa itagusagariye si byiza, kuko n'urugomo nk'urundi. Nuko abo baturanyi batangazwa no kubona ndetse no kumva Kanyenzuki agiriye impuhwe inyamaswa iri kumwonera. Bahera ko barikubura barataha. Uwo mwanya Kanyenzuki yenda incyamuro ye, maze agonda imifumbwa n'imifumbageshi ku mparurizo y'umurima. Afata umukomba muremure awuhambiraho iyo mifumbwa n'imifumbageshi, maze ayerekeza ku mutonzi wa ya nzovu. Maze ya nzovu itangira kumukurikira no kuyirya. Agenda buhoro buhoro kugeza ubwo yayambukije igishanga cy'urugezi. Maze igeze ku musozi w'Abasebya, imvura ihera ko iragwa, ibiti n'ibyatsi byongera kumera. Nuko amapfa y'inyamaswa ashira ubwo singe wahera. Burya koko ubwenge buruta imbaraga, niko abakurambere babibonye. Aha rero muri uyu mugani turasangamo amagambo twakwita ko ari inshoberamahanga ukurikije naho ururimi rw'ikinyarwanda rugeze.
icyo tubona harimo umuvumvu. Umuvumvu nk'uko twabivuze haruguru ni umworozi w'inzuki. Turasangamo ijambo incyamuro. Incyamuro ni igikoresho gicurano cy'abanyarwanda bo hambere, kijya kumera nk'agasuka kigonze. Nicyo uwo musaza yakoresheje agonda ibi byatsi twabonye byitwa imifumbwa. Imifumbwa ni ibyatsi bikunda kumera ahantu hari ubwatsi butoshye, ndetse bigira, iyo bikanje wumva bifite bigira amazi wagira ngo arimo umunyu cyangwa urwunyunyu. Tukabonamo ibindi byitwa imifumbageshi. Imifumbageshi nayo ni icyatsi gikomoka ku mifumbwa, ndetse abakuru babizi ni icyatsi kigira ikijumba kimeze nka karoti, kikaba cyarakunda kuvura ise, amahumane n'izindi ndwara nyinshi. Kivanzwe icyo kijumba kikumishwa, bakagisya bakavanga n'amavuta y'inka akuze. Muri uyu mwandiko kandi turasangamo ndumva ari ibyo twasobanura ku bijyanye. Harimo ijambo umukomba. Umukomba muremure. Umukomba ni igiti, ni ubwoko bw'igiti, ni igiti ariko gishobora kuba ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'igiti, ariko kikaba igiti kinanutse cyangwa se gihorose, kirekire kitarakura. Igiti kirekire gihorose kijya kuba nk'ikibando cyangwa se inkoni, kikaba kirekire ku buryo gishobora kugira icyo twakwita nka metero zigera kuri 30-40. Bakunzi ba Rugigana Kiyonga official, mukomeze gukurikira iyi channel yacu ya Rugigana Kiyonga official, dukomeze twunguke byinshi ku magambo amwe n'amwe y'Ikinyarwanda akoreshwa mu migani yo hambere. Nimugire amahoro n'amahirwe muri byose.